kwirimbi birakomeye kuko maze kwakira amakuru. Yagiraga gahunda kandi yarazi gutegura ibintu bye mu mutuzo adahubutse kandi akagisha inama yarangiza agafata icyemezo. Yakundaga umuryango cyane, yakundaga mama we cyane kandi yatangiye kwita ndetse no gufata inshingano zo kumwitaho akiri muto. Yageze no ku mwana we w'imfura Twiringire Shima Arno yandika amagambo akurikira: umwana mwiza cyane, imfura yacu, umwana utuje cyane, umwana ukunda ababyeyi, ubaha, urwana ishyaka, umwana wari ufite icyerekezo ndetse n'iterambere. Imico ye yari nk'iya papa we. Yambwiraga ko nakura azanyubakira etaje. Yahoraga ashushanya amaplan y'inzu, yarangiza akanzanira ngo nimpitemo, narangiza guhitamo agahita yimanika mu cyumba cye. None agiye atabigezeho, Imana nibizi. Ndashaririwe cyane, byandenze pe. Nkumbuye udupapuro yanyandikiraga hari icyo ashaka kunsaba cyangwa ashaka gusaba imbabazi. Yageze kandi ku mwana wa kabiri Ornella, nabwo yandika amagambo akurikira: yo simbizi we, umwana ugira urukundo ruhebuje, ukunda abantu bose, yaharaniraga umunezero w'ababyeyi be, inshuti za mama we, yakoze ibishoboka byose arazimenya azigirize. Umwana ufite icyerekezo, iterambere namubonyemo impano, ufite icyerekezo n'iterambere namubonyemo impano idasanzwe, urukundo nyarukundo. Inzozi ze yambwiraga ko aziga ikiganga, ngo ubundi amafaranga ye akazajya ayafashisha abababaye, kandi ngo ikindi yari yaratubwiye ko atazigera ashaka, ngo azita ku babyeyi be kugeza dushaje. None se yego, kugeza dushaje. Yageze kandi ku mwana uriya muto witwa Ariela, nabwo yandika amagambo akurikira: uyu we kumuvugaho bwakwira bugacya, n'amateka ye ni maremare. Ni umwana Imana yaduhaye hashize igihe kirekire, abandi baravutse bamutegereje cyane. Ni umwana wadushimishaga cyane, ndetse mu rugo wabonaga buri wese ashaka kuba impande ye no kumuterura. Ni umwana nahaye umwanya mwinshi cyane kurusha abandi, umunsi ku munsi, buri saha twabaga turi kumwe. Icyo nibuka ku munsi we wa nyuma, yaransezeye ariko nge sinabimenya. Ndabyibuka yaje ansanga aho nari ndi inyuma y'imodoka arimo kumpamagara, ntekereza ko ashaka kunkurikira aho nari ngiye gusigara muri korale. Hanyuma muhendahendesha kabiswi, mureba mu maso kugira ngo agahugireho nanjye, kugira ngo nanjye mbone ngende. Ubuhamya bwe yabusoreje ku mwana Olivine, nabwo yanditse amagambo akurikira: ni umwana nifuje kubana nawe, ababyeyi be mbibasabye bahita babyemera. Akimara kugera iwanjye nahise mushishikariza kubatezwa cyane ko yarageze igihe, kandi nawe yahise anyemerera rwose. Ni umwana wakundaga kuba acecetse, ugira make cyane kandi rwose atuje. Akenshi yabaga ari kumwe na Arno, bagiranaga utubanga twinshi ku buryo buri umwe yahishiraga undi amakosa. Asoza yandika amagambo akurikira: nshuti zanjye, ibi byose byabayeho byansigiye umukoro w'uko ngomba kwitwara muri iyi si kugira ngo nzabashe kubabona muri cya gitondo cy'umuzuko. Murakoze. Mwiriwe, Yesu ashimwe. Ngiye uhagaze aha mureba ni Papa Gisubizo, banyita Ntamitondero Celestin nk'ukuntu bamaze kubivuga.
ikintu ngiye kuvuga kuri Gisubizo ni umwana mu rugo wakoraga akazi kose agakunda Imana, umuntu wese wamubwiraga ibintu bijyanye n'Imana yamukundaga cyane, ku buryo mu minsi ishize ubwo yaje muri konji yafashe umuntu w'umuturanyi aramubwira ati uvuga ijambo ry'Imana, none kuba uvuga ijambo ry'Imana iyi Bibiliya ndayiguhaye uzajye urayisoma. Bamuvuzeho byinshi ntabwo ndavuga menshi. Gisubizo na by'abana 5, abakobwa 3 n'abahungu 2. Gisubizo nabaraga mpereye inyuma nkabara 1 2 akaza ari uwa 3, nahera imbere bikabuko, aho naheraga hose yazaga ari umwana wa 3. Ndamubuze, umwana witondaga cyane, iyo yazaga muri konji wasangaga ari kubwira nyina ngo mangu ikintu nshaka, ndashaka ko papa saa 4 ujya uraba wamuhaye ibyo kurya. Naba ndi ku iduka aho ncururiza saa 4 zaba zitaragera, kandi ubundi menyeye kurira mu rugo, najya kubona nkabona aje n'igisorori. Muri make umwana wanjye Gisubizo Imana imwakire. Nkajya kuri aba bajyanye Musanzire wanjye Tuyizere Martin n'urubyaro rwe, nk'uko mama we yavuze ko yadusabye uriya mwana, yaramudusabye tubona bikwiye. Nkurikije ibintu bamukoreraga, abenshi nzi ko yabatirijwe aha ngaha, bamwe twarabonanye uwo munsi. Bari bamaze kumushira mu ntera nziza, nk'uko no muri rwa rupapuro nanditse babisomye, none bose barajyanye. Nkaba nshimira Anita usigaye igitekerezo yatekereje cyo kumuzana n'ahantu yaramugejeje. Nanjye kereka icyo naba mfite cyashobora kuba cyamufasha, nanjye nakimufasha. Nkaba nsoreje aho ndi kuvuga ngo nubwo bagiye bagende batubera ambasaderi. Murakoze. Reka Mukeshimana Madame nayigize iki nawe bamufashe yegere hano imbere, maze nawe agire icyo avuga. Ariko niba Amiyeri ntacyo bimutwaye bazane kugira ngo bahite bakurikirana, cyangwa tuguhe mikoro uvugira katuguhe aho ngaho uhagaze nta kibazo. Ushatse wanakicara ukavuga wicaye ntacyo bitwaye. Yesu ashimwe. Mbere na mbere mbanje gushima Imana muri bino byiza duhore dushima.
bwa kabiri ndashimira abantu buri wese wagize icyo akora muri ibi bibazo twahuye nabyo. Ndamushimiye abantu baritanze, Imana ibaha umugisha. Ndavuga nayigize iki, ni umutware wanjye, twari dufitanye abana babiri. Nagize icyaro umugabo ukunda akazi, nagize icyaro umugabo ukunda Imana, nagize icyaro umugabo ukunda umuryango, nagize icyaro umugabo ukunda abantu. Mbese ibyo byari ibyo, ntiyumvaga hari icyo yapfa n'umuntu. Yumvaga iteka ryose yagize ikibazo n'umuntu yahita agikemura bikava mu nzira. Imana izamfashe ku munsi, ku gitondo cy'umuzuko tuzabonane. Ndongera ndavuga Honore yari umwana wanjye ukunda ishuri. Yambwiraga ko azangurira imodoka, agiye atanguriye imodoka. Inzozi yari afite ni uko azagura imodoka. Niyo yabonaga 1000 yavugaga ko aranjya kungurira imodoka. Mwana wanjye agiye atanguriye imodoka, ariko munsabire Imana imfashe nanjye nitegure ku munsi w'igitondo cy'umuzuko tuzabonane. Nanjye kangira icyo mvuga kuri nayigize iki. Yari muramu wanjye ariko akaba n'umuvandimwe wanjye. Aho gihe twambaniye cyose twajyaga inama, namugishaga inama akangisha inama, bamwe muri uyu muryango barabizi. Yari umuvandimwe wacu twese, yari umubyeyi wacu, akatugira inama. Aho abona bitagenda neza akatusaba inama, ibintu byose akabikora mu mucyo kandi akabikemura mu mutekano. Nayigize iki, nagende Imana duhe kwihana tuzahurire mu ijuru. Honore yari umwana udushimisha mu muryango, yari umwana utumara irungu igihe cyose, ariko Imana imufashe natwe dufashe tuzahurire mu bwami bwo mu ijuru. Nta kindi narenza. Maranatha. Mwami Yesu naze adukize ibingibi. Ndi kubona ko ntago bisanzwe. Mani mfashe imbe kwihangana nekurira pe. Amaserike 7 icyarimwe mu rusengero. Yesu naze adukize ibi bibi kandi azabidukiza. Gusa ntibisanzwe kubyakira ugiye mu mbaraga za mwene muntu ntago wabyumva, ariko waje mu mbaraga z'umwuka ukumva bishoboka. Birashoboka rero, bizashobokera abantu, bishobokera Imana, kandi Imana yo nta kitungo. Ndahera hese. Uyu ni umunsi wa gatatu ngiye gutanga ubuhamya. Ejo bundi ku itariki ya 2 natanze ubuhamya kuri nayigize iki Emmanuel, aho twari turi ku mwijoro yo kumwibuka. Ijoro rya cyenda natanze ubuhamya kuri Martin n'umuryango we, aho twari tumwijoro ryo kumwibuka. None ubu ngiye kubavugaho bombi mu gihe gito, kandi Imana ifashe nihute kuko gahunda nyine n'ibihe byagiye. Reka mbere kubanza gushima Imana yo mu ijuru ishobora byose, itatungurwa n'ubwo nje bintunguye kubona amaserike 7 imbere yanjye mu muryango umwe. Abana banjye bakampagukaho ndi kureba ndi umusaza. Ntago byumvikana, ntiwapfa kubyakira ugiye mu mbaraga z'umuntu, ariko Imana yo ntabwo yatunguwe. Ndayishima rero nuko nituma n'uyu muhango ushoboka. Aho twatangiye tumaze iminsi 5 mu kiriyo, yabanye natwe. Ubu turimo n'umunsi wa nyuma wa 5 turiho, kandi uracabana natwe, izina ryawe rihimbazwe. Mu gushima rero ndagaruka ku byo mugenzi wanjye Fiyakire yavuze, n'ejo yabivuzeho. Gushima mu buryo bukurikira. Reka mpere kushima imirire myiza y'igihugu cyacu. Igihugu cyacu kidahwema gushyira umuturage imbere ku isonga. Nje byarandenze aho n'igihugu bwacyo, akarere ka Rubavu, umurenge wa Gisenyi na Rubavu
bino bintu bigiramo uruhare bakabigira ibyabo, ntabwo byadukoze ahantu, ntabwo twashoboye twarabuze ubu buyobozi n'imiyoborere myiza koko ishyira umuturage ku isonga. Twagucishano n'ibyo ariko batubaye hafi cy'igihugu, k'akarere, cy'imirenge yombi, utugari, imidugudu. Aho twari dufite ikiriyo, umudugudu waduhaye abanyerondo, twibwira ko amahema bashobora kuyatwara, intebe bazitwara, bose batubaye hafi. Ndabashima bikuye ku mutima. Igihugu cyacu rwose kirayoboye pe. Rero nabonye abayobozi bari hano batandukanye, wenda bo ntamenye. Ubuyobozi bw'akarere nabonye buhagarariwe, ubuyobozi bw'umurenge wa Gisenyi nabonye buhagarariwe, n'ubuyobozi bw'umurenge wa Rugerero nabwo nigeze kububona abuhagarariwe. Bayobozi, nshuti zacu, bayobozi bacu, muzatugereze ubutumwa kugeza mu rwego rw'igihugu ko twabashimye, ko tubakunda kandi ko tuzakomeza kububaha muri byose. Imana ibahera umugisha. Ngakurikizaho ubuyobozi bw'akarere nabuvuze, reka njye ku buyobozi bw'umurenge nabuvuze, reka njye ku buyobozi bwacu mu rwego rw'itorero. Ubuyobozi bwa Firidi, ubuyobozi bwa Firidi yacu y'Amajyaruguru y'Uburengerazuba, ubuyobozi bw'intara ya Gisenyi, amatorero agize intara ya Gisenyi, y'amatorero twahanze dore ubundi umusaza, ari amatorero yaduhagutseho twese turi ahangaha turi abasaza, wo mwibukane wo Ninadabu n'abandi tuyoborera itorero duhishinga ari amatorero. Yatubaye hafi rero, yatubaye hafi pe nayo mu rwego rw'intara. Firidi turayishima, ubuyobozi bw'intara ya Gisenyi turabishima, mwose ko batubaye hafi. Yo gushima ari byinshi. Noneho mu rwego rwo kutuba hafi hari amatsinda atandukanye. Ayo Maritini yabarizwagamo, ayo nayigize icyabarizwaga, mbese amatsinda mu rwego rwose, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amatsinda yatubaye hafi mu buryo butandukanye, ntashobora kuyarondora kuko sinayibonera umwanya. Mu ijoro ribanza yeje wundi mugenzi wanjye Fuyakere nawe yavuzeho makeya muri ayo, ariko yose ntitwashobora. Kamvuge ko ari amatsinda yose tuyashima tubikuye ku mutima. Reka noneho tujye ku bantu ku giti cyabo. Abantu ku giti cyabo baturutse igihugu cyose, impande zose. Utunyenyeri baradukanze, dushiraho umubitsi unabishoboye dushima cyane, ahura no guhuza ibyo bikorwa. Ibi bikorwa byose bigerwaho kubera mwebwe, kubera abantu, kubera ko mwaturutse hose. Ubuyobozi bwite bwa leta, ubuyobozi bwa Firidi, ubuyobozi bw'akarere, imirenge, noneho abantu ku giti cyabo bakadutinyenyeri bagize bate, ntabwo wabyumva. Ntabwo wabyumva kuko giye twakoraga bije bundi narabivuze, twakoraga bije tubonye turi kurenza miliyoni 10 tutangira kwibaza amafaranga azavahe. Mu ijoro ryo kuri mu ijoro y'uwo munsi tariki 28 twari dukoze bije. Ayo baricara koze bije tubona bari hejuru ya miliyoni 10. Twibatangira kubaza aho zizava. Ariko abagabo muri ryo umugoro na wose nabura kubashima pe. Ntabwo nabura kubashima kamisubiremo kuko nubundi gushima umuntu atakibyumva akambashima bari kubyumva. Tumaze kubona turi kurenza miliyoni 10, twari baje ngo miliyoni zava hehe, ko abantu bacu tugomba kubishingura mu cyubahiro kandi neza. None mirambiri ni kwizatwara miliyoni zirenga 10, izo miliyoni 10 zizava hehe? Bamwate akose uyu musaza kwari ku ruhembe rw'umuheto ari wenje bavuga miyeri ko tuzi ko atagicuruza yagiye mu kiruko cy'izabukuru. Icyo tuzi ko tunze ko ari amazu, arajya kugurisha inzu kugira ngo ashingure aba bana be. Bati ntabwo bishoboka, amafaranga tugiye kuyashaka. Barayashatse n'ubu turacyayakira. Izina ry'Imana rihimbazwe. Imana izabahera umugisha aho bakuye, Imana izasubize imigisha myinshi. Abantu bose bakomeje kutuba hafi. Noneho reka noneho nje kubigwa iby'abana bacu. Wena ntari butindaho cyane kuko n'ubundi narabivuze, abari bahari barabyumvise. Uyu nayigize iki? Emmanuel. Uburyo yatangiye kwiga akiva mu ishuri ekore torokome y'Imusanze ajya kwiga Nyamihigo. Ubwo noneho twabanye neza 100%, kuko ubundi yagomba kuba ari ku ishuri.
turabana arwara ari hano muri Nyamihigo ikora Nyamihigo imyaka irenze 3 yaragiye no gupfa turamuheba turamuvuza mfatanije na nyina ubwo nyine ni wari uboneka turamuvuza i Kigali sashika bamukora operation inziro zenze 3 umwana biranga namujyanye no muri Kongo hano itindosho nyina ntiyashobora kwambuka umupaka ngiye namwambukana umupaka ndanamuheka ntango byizari se ndamushira mu ngobyi ariko mujyana ku mugongo mugezayo umwana tumuvuza arakira none ubu ngubu umwana aragenda arashaka turabishimira abyara umwana w'imfura yarabyaye wakabiri ariko uriya mwana w'imfura uwo munsi ku isabato twasezeraniye ku modoka Honore mubaza ibibazo 3 abisubiza nk'imyaka afite nk'umuntu mukuru nabone wa mwana w'umunyabwenge atakamubonye atakambiriye nayigize iki rero ntabwo navuga ibye cyane yari umunyabwenge nkuko babivuze nibyo na section yize irabigaragaza yize mate physique ariko arangije ntiyashatse gukomeza amashuri yashatse gukora imirimo y'ubucuruzi nkuko mwabyumvise yahereye iwacu mbona ntibiri kugenda muzani wanje turabana turakorana kugeza yansabye ko agiye kwikorera nabyo ndabyemera ashaje rero n'umundi yikorera kandi afite iterambere ntashobora gusobanura nanasobanuye mu gihe cyashize ntabwo ndabisubira mu munsi aba bana mfana iki nabo rero mbere ko ngera kuri nayigize iki wenda abantu bamwe ntibanazi n'icyo mfana nabo bana kuko abenshi ko bakuri iwanjye bamwe barambaza ariko barabana bakurikirana bate umwana witwa murumuna wabo John umwana witwa murumuna wabo John yahoza atwaye umusaraba w'uyu mwana muto yabona yigize iki mama we yamubuze arahangayitse mama we rero naje mu ihema hanyuma n'uwo mwana niba hari n'umuntu uri kumwe nawe amumushikirize mu ihema murumuna wabo John magambo nashaka kuvuga aba bana hari n'abatazi aba bana kubara kwa Miyeri bimeze bite ntabwo umugore damu wanje yigeza byari impanga ariko iyo barebye wibaza misi bakurikirana bate buriya Maritini tuyiringire na Noheli wanjye barangana umwaka umwe kubasangana ejo Noheli atanga ubuhamya yarabivuze ku buryo kubasangana utamenye nk'uko umwe akurikira undi guti nagiye mbyara abana n'abashiki banje ugasanga barangana uyu witwa murumuna wa tuyiringire witwa Bosco Jean Bosco nzakizwa nayo angana n'undi muhungu wanje witwa Isaac nawe baramaze bakurikirana bate nkabona umwe akurikira undi ntabwo twabyaye impanga umwe akurikira undi kuko babaga hari iwanje bose bareye iwanje kubera impamvu nari babwiye n'abapfakazi bapfakari batoya biba ngombwa ko uriya nyina wa Maritini wa Marite we yaratuye n'ahantu hakure cyane adashobora bidashoboka mbakureyo mbashyira iwanje aho nari ntuye kore ntangiye no kuza Gisenyi ariko noneho mbasiga iwanje mu rugo babana na mama mbarera aho ngaho mbacungira aho ngaho bari imfubyi barabana bato cyane wari wihaye ngo azakayenge ni Marite wenyine nanga kumwaka nyina kubera ko yagomba kugumana n'umunyina mama we ariko Bosco wenda namuzana biwanje ku buryo abantu babonye akuze bibwira ko avuka ni wanje batazi ngo yavutse atera batazi ngo iyo ndamu wanje yitwaye ryari akurira aho ngaho Marite nabakometse ariko amaze kuba mukuru Marite noneho niwe naringezeho rero gushaka imbereho mwumvise ko ashatse uburyo butandukanye ageze ku kintu cy'igishoferi yansabye ko yareka kuba iri iwacu ibintu by'amasaro n'ibiki yakoraga byose n'ibintu bya fotografi yavuze ati none ubwo mbonye peri nshakira imodoka ngiye mu kishoferi none si imodoka urayizi ngaho nguzaze base ngo abantu bakumenyereza umwana ndamuzana ubwo mukuri wacu none mukuye mu giturage be mwaye abantu bamumenyereza ko kubera peri ni kimwe no kwimerera ikindi baramumenyereza barangije mugurira imodoka y'ibeni ni nayo yatwaye yonyine mu gishoferi nta n'ahandi yakoze iyo modoka niyo yatwaye arayitwara iyo beni agashaka no kuyireka ageze yashatse amaze gushaka akumva yakongera gusubira mu bucuruzi akayugayuga ati nshaka gusubira mu bucuruzi nibyo numva nashobora naye nkamwe rese Marite kwa tumenye nguri imodoka none imodoka nuyisigane ihane ni nyabashobere bazayirya bazayica imodoka witwara ngiyawe none nzayiha abandi bayice umwana yari yabuze uko ayivamo hari abana nyifite bari inyuma bari kwiga ategereje ko bakura akabigisha akayibasigira byarangiye cyo kora koko ayivuyemo yibasigiye nta n'imodoka yatwaye nta wundi yatwariye asigaye igiye gutwarize Imana imufasha guriza twarize Maritini noneho kumuvuga nayigize kumuvuga ubu ntabwo nabona ibyo mvuga kuri Maritini
umuryango wanjye nkuko nababwiye. Nayigiziki Emmanuel avuga kuri mushiki wanjye nkurikira, wo nkurikira ari hano. Noneho Maritini ari we Twiringira avuga kuri mushiki wanjye unkurikira, dore nguriya yicaye hariya. Nuko ndi hagati ya bombi, murabyumva, ndi hagati ya bombi. Nyina wa Nayigiziki Emmanuel ndamukurikira, nta wundi muntu duciye hagati. Nyina wa Maritini Twiringire arankurikira, nta wundi muntu duciye hagati. Nubwo mama yabyaye abana benshi ariko nuko dukurikiranye kandi b'abakobwa, narabivuze ubushize. Nibo barambwira bati gerageza ngane ku musozo nayo masana dufitanye. Noneho ro ndasoza kuri Nayigiziki namuvuzeho byinshi, na Maritini muvuzeho ko twakoranye nuko yaje nuko byagenze amaze gushaka tuzana n'umukazana mwiza dukunda. None imodoka yiwe korasubiye mu bucuruzi kufatanya n'umufasha we, nibyo banakoraga, apfuye ari byo yararimo. Ariko si ibyo gusa, umuryango wanje, umuryango mugari, umuryango wanje uraba n'ubuhamya wenda muri uretse na societe muri rusange, ha mu itora aho yabaye hama yakoranye nabo mu gishoferi, haba akorana mu bucuruzi. Ariko umuryango wanje by'umwihariko ndababwiye ngo kandi namwabihamya ko dushenye, twe tubuze aba bana bombi, tubuze Maritini iyo namubuze ko ari inkingi y'urugambiro. Abantu banzi za Kinyarwanda, umuntu ugaba yagira inkingi y'urugambiro yicara kegamira, uraniwe twe twegamiyeho kuko maze gusaza, mfite imyaka 70 kurenga, ntacyo ngishoboye. Nari mfite Maritini negamiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nari mfite Nayigiziki nagombye kwegamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, baragiye. Ubwo nsigaye hehe? Umuryango waje usigaranye iki? Ndi kubeshya? Ntagira utoroka tugavuye ko ndi kubeshya. Maritini imbuto ze zasabanaga ahantu hose, babuze gufasha ngo mama we bashiki bese banyina wabo se ababyara imbuto za Maritini zitagira, ninde zitageragaho ko sindi ko yapfuye, ntabwo ari kubyumva. Ubwo mwe muzanyomoza cyangwa mwananyomoza, ariko ndababwiye ngo Maritini yari umugabo w'abantu bose. Nubwo ari umugabo nitaby'umwihariko, ari umugabo w'abantu bose, w'abagabo bose, w'abantu umuryango wacu w'abantu bose. Abana ku ishuri, abana ababurayi, abafite ibyo bambara, badafite aho batuye. Umva, tubuze intwari y'umuryango, tubuze intwari mu muryango, tubuze intwari Maritini, tubuze intwari Nayigiziki, nibagende. Tubuze intwari, tubuze abana twari dufitemo amajambere, nibagende. Ubwo Imana yabishatse, nta twe turatureba nk'abana b'abantu Imana ifite kwireba katubyemera ko byabaye, ntacyo twabihinduraho. Ahasigaye icyo twifuza, icyo nanifuza pe, ndi umunyabyaha mu bimbere nk'uko Paulo yavuze, ariko Yesu yaramwe ku bwanje. Nimwemera akambabarira amafuti yose nacumuyeho nkabona ijuru, nizere ko aba bana nzababona mu gitondo cy'umuzuko. Ndabyizeye, ahubwo kereka ngewe ningira iminsi itaza sindibone, ariko babo sinjuritanga, ariko ndaribifurije kandi nzi ko barikwiriye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Murakoze, murakarama mwese, Imana umugisha. Twifurize kuzajya mu ijuru mwese, Imana bahumugisha. Murakoze. Murakoze. Nyuma yo kubura bagenzi bacu nk'abavandimwe, nyuma yo kubabura nk'abizera b'itorero, ariko twanababuze nk'abaturage b'igihugu bashobora kugira byinshi bakora mu iterambere ryacu. Dufite rero amahirwe yo kuba muri iri teraniro turi kumwe n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, tugira ngo tumusabe atere intambwe yegere hino. Imiryango yamushimiye mu buryo bw'isa, yashimiye akarere n'abandi bose bagize uruhare, ariko nawe tumusabe yegere hino maze agire icyo atubwira nk'abantu duteraniye hano, kandi nk'umuntu wabuze bamwe mu bo yarashinzwe. Murakoze. Murakoze, mukomere mwese. Bayobozi mu nzego zitandukanye, zaba ari iz'itorero cyangwa inzego bwite za leta, bavandimwe, inshuti, abagize umuryango mugari waba ari uw'Abanyarwanda, Karere ka Rubavu, ariko n'umuryango bwite w'aba bavandimwe duherekeje, nagira ngo mbabwire ngo mwese
Imana ibahe kwihangana guhamye. Nitwa Ishimwe Pacifique, nkaba ndi umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage. Ndi hano kugira ngo nifatanye n'uyu muryango mu izina ry'abandi bayobozi. Ni inshingano, iki ni ikiza cyagwiririye akarere kacu. Aba bavandimwe nk'uko babivuze ni amaboko y'igihugu dutakaje. Iyi nkuru ni incamugongo twayumvise tuvuye mu muganda, twari mu nama njyanama. Mu by'ukuri twaratunguwe, twarahungabanye. Kuva uwo mwanya rero twafashe ibyemezo byo kwifatanya n'umuryango. Nayo mpamvu ndahangaha babivuze, nubwo bwose tuba turi abayobozi ariko turi n'abantu. Aba ni abavandimwe, ni inshuti, ntabwo dushobora na rimwe kubatererana. Reka tushimire natwe rero umuryango, ariko tunashimira n'itorero. Tuba dufite uko tubona amakuru, ariko itorero ryabigizemo uruhare rukomeye kutubwira uko umuryango urimo kwiyoruganiza, bikatworohera kugira ibyemezo dufata byo kubashyigikira. Ntabwo ari aba gusa, iriya mpanuka yaguyemo abantu 11. Ntabwo bisanzwe, ntabwo ari ibintu dusanzwe tubona. Impanuka zisanzwe ziba zihitana abantu, ariko abantu 7 mu muryango umwe ni ikiza, birakabije. Ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi, ndi hano ngo mbihanganishe, mbakomeze, bitari iby'uyu munsi. Mbabwire ko na nyuma yaha tuzakomeza kuba hafi y'umuryango nk'ubuyobozi. Ibyo tuzashobora gukora byose tuzabikora. Abasigaye bahungabanijwe tubabe hafi, tubakomeze mu buryo bw'imibereho n'imitekerereze, cyane cyane ko ibi bintu byangiza imitekerereze y'umuntu, ariko bikaba byagira n'ingaruka ku buzima bwe bundi bukomeza. Rero ndagira ngo rwose mbabwire ko mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere, mu izina ry'ubuyobozi bw'igihugu, ndetse no mu izina ryanjye bwite, mbabwire ko turi kumwe. Iby'Imana yashimye ntago twabikoma mu nkokora, ariko abasigaye reka dukomezanye. Hanyuma nitumara gukomera tuzakomeza kubaho, kandi n'ubundi dukorera igihugu, tunahagarara mu cyimbo cyangwa se twusa n'ikivi cy'aba ngaba bagiye bari bafite imishinga batari barakarangiza. Ndabashimiye, murakoze, dukomeze kwihangana. Barakoze. Reka dusabe korali Iwacu Heza baze bahimbaze Imana, twitegura kwakira ijambo ry'Imana rihumuriza imitima yacu mu ndirimbo imwe iraza gukurikirwa n'umwigisha. Hagati aho hari abo nabonye bateguye indabo, ariko hari n'abo ntabonye amazina yabo. Kugira ngo bize kugenda neza tuze kubashakira umwanya. Ufite ururabo ngiye gutanga nimero yanjye, maze aze kunyandikira message iri mu izina rye, ambwire ko nawe afite ururabo, kugira ngo igihe nikigera aze kubona umwanya wabyo. 0782 47 2003
0782 47 20003. Reka dukurikirane indirimbo. Simbi yagahinda kurira nishavu twigiraho Yesu yateguriye abera tuzabayo nta kidushavuza ukundi iyo niyo muri turema agatima ko tuzaruhurwa imiro yose Yesu nagaruka kujya nabera tuzahozwa marira turuke nituzongera kubabazwa n'urupfu agahinda kazashirana n'isi tuzahora turirimba ko twatsinze dusingiza Yesu watuneshereje. Twabuze bose tuzababona nituzongera gutandukana ukundi tuzahura mu munezero udashira urupfu ruzaba rutsinzwe iteka ryose iyo niyo muri turema agatima ko tuzaruhurwa imiruho yose Yesu nagaruka kujya nabera tuzahozwa marira turuke nituzongera kubabazwa n'urupfu agahinda kazashirana n'isi tuzahora turirimba ko twatsinze dusingiza Yesu watuneshereje. Uwo munsi wowe nanjye tukaza baturimbani ndirimbo yo kunesha turirimba ko dutsinze isi n'umubi tukibanira n'uwaducunguye iteka icyamu uwo munsi wowe nanjye tukaza baturimbani ndirimbo yo kunesha turirimba ko dutsinze isi n'umubi tukibanira n'uwaducunguye iteka
iyo niyo muri turemagatima ko tuzaruhurwa imiruho yose. Yesu nagaruka kujyana abera, tuzahozwa marira turuke, ntituzongera kubabazwa n'urupfu, agahinda kazashirana n'isi. Tuzahora turirimba ko twatsinze, dusingiza Yesu watuneshereje. Iyo niyo muri turemagatima ko tuzaruhurwa imiruho yose. Yesu nagaruka kujyana abera, tuzahozwa marira turuke, ntituzongera kubabazwa n'urupfu, agahinda kazashirana n'isi. Tuzahora turirimba ko twatsinze, dusingiza Yesu watuneshereje. Tuzahora turirimba ko twatsinze, dusingiza Yesu watuneshereje. Tuzahora turirimba ko twatsinze, dusingiza Yesu watuneshereje. Bavandimwe mwese muri aha ngaha, reka dushimire Imana, kuko Imana ni isoko y'ibyiza gusa. Tekereza iyo uza kuba udafite Imana, byari kuba bimeze bite? Ufite Imana afite byose. Imana muyirarike ibe mu mitima yanyu. Reka nanone dushimire Imana kuko yaduhaye igihugu. Kugira igihugu ni byiza, biranezeza, ariko kugira igihugu cyiza bitera ishema. Reka dushimire ubuyobozi bw'igihugu cyacu, nyakubahwa Vice Mayor, ndagira ngo muzadushimire ubuyobozi bw'akarere, muzaba tugerezeho ishimwe rivuye ku mutima. Itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi twagize ibyago, nk'uko n'igihugu n'umuryango twese twagize ibyago. Mu izina ry'umuyobozi w'itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda, Pastor Hesron Byiringiro, itorero ngo mukomere, muhumure. Ibyiringiro byanyu ntabwo ari iby'ubusa. Bavandimwe mwese muri hano, abafasha n'ababyeyi babo duherekeje, abavandimwe n'inshuti,
abizera b'itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi, by'umwihariko ab'itorero rya Gisenyi n'intara ya Gisenyi, ntibyoroshye kubabwira ngo mukomere n'ibyo mubona ahangaha imbere yanyu. Abantu barindwi baturuka mu itorero rimwe rya Gisenyi, ariko nubwo bitoroshye birashoboka, kuko dufite ushobora byose, ari we Mana yacu twizera kandi Imana dukorera. Iyo Mana niyo iduha imbaraga, niyo iduha amagambo yo kuvuga. Iyo Mana yacu nishimwe. Nk'uko mwese mubizi, buri muntu wese waje ahangaha azi yuko duteranijwe no guherekeza mwene data Tuyiringire Jean Martin ndetse n'abana be Tuyiringire Shimwa Arnaud, Ishimwe Ornella, Ineza Aganze Ariela na Gisubizo Olvine. Kandi duteranijwe ahangaha no guherekeza mwene data Nayigiziki Emmanuel n'umwana we w'umugisha Honore. Imana ishobora byose aba ariyo ikabakaba umutima wa buri muntu wese uri ahangaha ubabajwe n'ibyago umwanzi Satani yaduteje. Imana ishimwe iyo yatwandikishirije ijambo ryayo ngo mu bihe nk'ibi ngibi, aho amagambo aba yabuze, ngo twifashishije iri jambo ryayo tubone amagambo yo kuvuga, maze ayo magambo adukomeze kandi adutere ibyiringiro. Mureke dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, humuriza abana bawe uko wabigenje umwana wawe Yesu Kristo igihe yarasumbirijwe n'urupfu, maze ugategeka abamarayika bawe bakamanuka bihuta cyane ngo baze bamukomeze kandi bamuhumurize. Aba ariko utugendereza nonaha, aba ariko ugenzereza abakobwa bawe Anita na Antoinette. Wowe ubwawe waravuze uti nimuhumurize abantu banjye, ubisubiramo ugira uti mubahumurize. Nuko rero Data, mpa ubwo bubasha n'imbaraga ngo mpumurize aba bantu bawe, bigusabye mu izina ryiza rya Yesu, amen. Muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 31 kugeza 33 hari amagambo akurikira. Yesu arabasubiza ati, none murizeye? Dore igihe kirenda gusohora ndetse kirasohoye, ubwo muri butatane umuntu wese ukwe, mukansiga njyenyine. Ariko sindi njyenyine, kuko Data ari kumwe nanjye. Uwo se wa Yesu niwe Data wa twese. Ndamusaba ngo abane na buri muntu wese uri ahangaha ye kwiyumvamo ko ari wenyine. Ibyo Yesu ni ukomeza kuvuga ati, ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Aya magambo Yesu yayabwiye abigishwa be